Abatwara abagenzi kuri moto ndetse n'abazitega mu ngendo bakora basabwe gukoresha ingofero zagenewe umutekano zizwi nka kasike zujuje ubuziranenge, hanagaragazwa inshya zashyizwe ku isoko zigiye kujya zifashishwa. Ni mu bukangurambaga bwiswe Turinde bwatangijwe kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Gicurasi, hahuriweho n'inzego zitandukanye zifite mu nshingano gutwara abagenzi zirimo Minisitiri w'Ibikorwa Remezo, Polisi y'u Rwanda, Urwego rw'Igihugu Ngenzuramikorere RURA ndetse n'ubuyobozi bw'Umujyi wa Kigali. Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Dr Jimmy Gasore watangije ubu bukangurambaga yavuze ko bagamije kurinda umuntu kuba yakomereka igice cy'umutwe mu gihe cy'impanuka. Ubu bukangurambaga bugamije gushishikariza abantu bakoresha kasike zujuje ubuziranenge zikomeye. Bwatangiranye n'itangizwa ryo gukoresha izi ngofero zabugenewe nshya, nazo zamurikiwe abatwara abagenzi kuri moto. Muri ubu bukangurambaga bubaye nyuma y'ubugenzuzi bwakozwe bukagaragaza ko kasike zari zisanzwe zitujuje ubuziranenge ndetse no kuzishobora guteza ibyago ku muntu uyambaye mu gihe habaye impanuka. Minisitiri w'Ibikorwa Remezo ivuga ko uko izi kasike nshya zamuritswe zizagenda zigurwa bizatuma isanzwe zigenda zishira ku isoko, ubundi hakazakomeza gukoreshwa izi zujujwe ubuziranenge. Yagize ati Leta yiteguye gukomeza gufatanya n'abikorera baba abatumiza kasike hanze n'abacuruza moto bakazitanga na kasike kugira ngo kasike zujuje ubuziranenge ziboneke ku isoko ry'u Rwanda vuba kandi ku giciro kitaremereye abazikoresha. Dr Jimmy Gasore yavuze ko abamotari basanganywe kasike zisanzwe hari gutekerezwa uburyo bazafashwa kubona izi nshya bagasubiza izi bari basanganywe kandi nta kiguzi baciwe. Izi kasike nshya zamuritswe ziratangira gukoreshwa kuva ngazwa kuri iyi tariki ya 27 Gicurasi, ndetse hakaba harazanywe izigera kuri 500, izindi zikazajya zizanwa mu minsi iri imbere. M2TVRW, for you to be informed, entertained, all with love.